kubona urukira mu mitima yacu. Nere amahoro Yesu avuga muri Yohana 10:27. Yesu aravuga ati mbasigiye iki? Mbasigiye amahoro. Amahoro yanjye ngize gute? Ndayabahaye. Ati icyakora simba nkuko abisi bagira gute? Batanga. Ati icyanyu bwebwe mitima yanyu ntihagarare kandi ntigire gute? Ntitinye. Murumva amahoro Yesu atanga. Ibyaha byawe byose Yesu arabikubabarira. Uyu munsi uyu mugoroba uve muri urusengero uzi ko niba hari ibyaha ufite byuzuye umutima wawe, swagarikiye cy'umutima bibwire nde? Yesu. Yesu arakubabarira. Nibindi byose biguhangayikishije, uwo mwenda wa banki Yesu abasha kuwukuraho mu izina rya Yesu. Mwibuke ko hari amafuti dukora igihe tutazi, tugakora ibintu tutazi, rimwe na tukabona twabiguyemo. Ibyo rero Yesu Kristo tumusanze twizeye, niby'ukuri ko wenda hari ingaruka runaka zizatugeraho, ariko ntago aduciraho iteka. Ko rimwe na rimwe abona ko hari ibyo twaguyemo tutabishakaga, cyangwa se tukabigwamo tutanabitekerezaga. Rero imitima yacu ntihagarare kandi ntigire gute? Ntitinye. Arihimbazwe. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Uwo nguwo Bibiliya iramubwira ngo abahiriwe. Nkuko mubibona hariya Bibiliya iraziritse, izirikishijwe umunyururu, nk'ikimenyetso cy'uko imitima yacu idashaka rwose ijambo ry'Imana muri twebwe. Mubona ko tumara igihe kirekire cyane twibereye mu by'isi, ariko iby'ijuru byaranze. Bibiliya iraziritswe, ntidushaka kwiyiga, ntidushaka kwisoma, kandi iri jambo ry'Uwiteka tumaze gusoma muri Yeremiya 17. Ariko icyo nshaka kubabwira, mwabonye ko iyo turwaye cyangwa dufite akabazo ko mu mubiri nibwo dushaka Imana cyane. Ukanabwira ati Imana rwose mbabarira, rwose ndumva meze nabi, ariko rwose ninkira nzahinduka ukundi. Ariko Satani ubu ntari umugome, umara gutera agatambwe ukibagirwa bya bindi wagize gute? Wahize. Ubu numva ndi muzima, ariko hari amasengesho madama zinasengaga mu minsi ishize, mu minsi nk'ibiri ishize, ubu ngiye kwibagirwa kuko Imana yongeye kumpa akabaraga. Nimureke mu izina rya Yesu tujye twibuka Imana yacu. Kandi Bibiliya ye ku umunyururu, ye ko nk'umunyururu uzikishijwe angufuri, ahubwo Imana itumburira ijambo ryo mu izina rya Yesu. Ya ndirimbo twaririmbye 34 iravuga ngo swagarikiye cy'umutima. Bibwire nde? Yesu. Bibwire Yesu. Babajwe no kubura ituza, iherene nande? Mu isi y'icyaha abantu bose barababaye. Buri utagendana uburwayi agendana igikomere kindi ku mubiri yatewe n'abantu, cyangwa nawe akaba yarakiteye mu buryo bumwe. Udafite icyo cyasha cyo ku mubiri, cyangwa cyo mu magambo, cyangwa cyo mu bindi bibazo bitandukanye, ufite icyasha wenda cy'umugabo cyangwa cy'umugore wawe, ufite ibibazo runaka mu muryango wawe, ufite abantu bakurwanya, ufite abantu bakugendaho, ufite ibibazo runaka, ariko nibahagaritse umutima, bibwire nde? Bibwire Yesu. Ubabajwe no kubura ituza, ihirana nande? Na Yesu. Igitero cya kabiri gusubira ngo bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Niwe nshuti y'ukuri, ntugire indi nshuti ihwanye nawe, jya ubana nawe cyane, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko muzi icyo dukundira Yesu, nuko Yesu adadukoza isoni. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ubu Imana iza amanyanga niriwe muri uyu munsi, ariko yampishe, itumye nze n'imbere yanyu ngo mabwirize, kandi murafashwa nanjye mfashwe. Murumva ukuntu Yesu ari mwiza. Izi neza yuko ntakwiriye, nagombye kugwa hano ku ruhimba, ariko Imana irantwikira, izina ry'Imana rihimbazwe. Nawe nuko rero ntugire indi nshuti ihwanye nawe, jya ubana nawe cyane. Igitero cya kabiri, mbese urabogoza amarira? Mbese ufite bya bibazo wowe ku giti cyawe n'Imana we muziranyeho? Mbese ufite ibibazo abantu bose badashobora kubona? Bibwire Yesu. Bibwire Yesu. Utotezwa n'ibyaha wahishe. Hari ibyaha dushobora guhisha mu mitima yacu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uhisha ibicumuro bye ntazagira gute? Ntazagubwa neza. Ariko ubyatura akabireka azabibabarirwa. Rero utotezwa n'ibyaha wahishe, nta kibazo, ihirere nande? Na Yesu. Hanyuma cya gatatu, ujye utinya guterwa n'ibyago. Ibyago muzi ko bidutera. Twese dutinya ubukene uko twaje ahangaha, ndetse bamwe muri mwe hari n'abazanye ibyifuzo, niko nibwira, kuko byanze bikunze mu iteraniro ry'abantu bari ahangaha ntihabuzemo abantu babuze akazi, muje gushaka Imana ngo Imana ibahe akazi. Ntibuze abantu bafite ibibazo by'imyenda ya banki n'urugero, mukaba muje kubwira Imana muti nge nawe Imana bagiye kudutereza cyamunara, yikuriho mu izina rya Yesu. Hari abandi mufite ibindi bibazo ntazi mu buzima bwanyu, dutinya guterwa n'ibyago. Niba rero ari uko bimeze, tubibwire nde? Yesu. Hepfo barakomeza bavuga ngo bibwire Yesu.
mbese uburaganyishwa n'ibyejo. Twese dutekereza ejo hacu hazaza. Imibereho yacu igenda ifunga, cyane cyane muri Kigali turabibona uko ubuzima bugenda buhenda umunsi ku munsi, uko ubuzima bwacu bugenda buhura n'ibibazo, kandi buhura n'ibibazo rimwe na rimwe bitewe nyine n'ibyo tuba dutekereza twifuza kugeraho bikanga. Mumbare mbahe agatekerezo cyangwa se akaillustration gatoya. Ejo hashize naganiraga n'umusore inshuti yanjye, so umusore nako n'umugabo, n'umwana twabanye, twakuranye, twariranywe, twiganye muri primaire. Ahubaka inzu yatse credit bank ya miliyoni 30. Yaka credit miliyoni 30. Maze kwaka credit ya miliyoni 30 bamuha credit y'imyaka 10. Yayatse muri 2019 na 18. Bamubwira ko iyo credit izarangira 2028. Credit ya miliyoni 30 banki mucaginga miliyoni 24. Niyo ngo agomba kuzishyura miliyoni 50 zingahe? 54. Amaze agomba kwishyura miliyoni 54, atangira umushinga wa 2019. Arangije ngarutse inyuma, ni umwana wavukiye mu itorero. Byandi tuvukira mu itorero, ariko ibintu by'Imana tukagira gute, tukabishyira ku ruhande bitewe nuko agafaranga katangiye kuza. Abo umuntu utagisenga, nabanye n'indi pasiteri we, nkajya mwingingira gusenga ntabyumve. Umudamu agahora arira ambwira ati rwose njye mbabazwa cyane nuko uyu mugabo ari wanzanye mu itorero, none nkaba nijyana gusenga nk'umugore w'umupfakazi. Urumva yaratagisenga. Hanyuma twatandukanaga, mbone ibyamwuka bye bitagenda neza. Ubwo ndababwira impamvu ya kira kintu, mbese nguraganyishwa n'ibyejo, iharirane nande na Yesu. Noneho gitekerezo ko yakimbwiraga muri Covid, inzu ye yaramaze kubaka, amaze kuyishyiramo, yanzuye credit yaramaze kuyishyiramo, yaramaze kuyishyiramo amarangi, yitegura kuzayiha n'umupangayi. Hanyuma Covid ije rero, aho yagomba kugenda kuri ubwishyu, yumvaga ko ari mu gukodesha inzu ye, abura abakiriya binjira muri ya nzu, kandi yagomba kwishyura 530 buri kwezi, ahembwa 350 ku kwezi. Murumva ikibazo? Muri banki rero ntabwo muzirikane ko banki atari so wanyu. Murabyemera? Sinyokorume, sinyoko wanyu ntacyo mufana. Icyo mufana ni amasezerano. Mbibutse Abadiventiste muri banki. Umva, Uwiteka bafashe abakore muri iyo banki, abashakira ubwishyu, n'ibitabi byo muzaba nk'uyu mugabo ndimo mbabwira. Hanyuma Covid yose irangira muri 2020, nta gicera yagira gute arishyura. Ariko ugeze mu kwa 11 kwa 2020 batangira kumuha warning, avertissement. Dore ibirarane byawe bimaze kubyara miliyoni 7,500. Yiyongera kuki? Kuri ya credit. Aragenda aravuga ati rwose mumbabarire bantu b'Imana, murabona tutari muri Covid, batise twishinze Covid. We niko branch manager wa banki yari yafashemo credit yamubwiye ati twebwe ntago duhurira na Covid, kingenzi ni amasezerano twagize gute twagiranye, nutishyura n'akazi kawe. Umuhungu aravuga ati mbigenze ni ko mureba ari muri Covid. Muzi ko Covid 2020 yarangiye bishyushye, 2021 tubitangira nabwo bigeze gute bishyushye. Muribuka ko Covid yarangiye nko wenda nko mu kwezi kwa 8 kwa 2021, yari amaze kugeramo miliyoni zigeze kuri 10. Yambwiraga nimba ari 17 na 10 zingahe ziyongera kuri 54. Ubwo deje umutwe we wamaze kugira gute gushya. We n'umugore basaze, bafata ya mitungo bavanye hirya no hino, bironke mbere yuko bakakaride batangiye kugira gute kuyigurisha. Banki iramubwira iti rero twebwe nta mikino, none inzu yatugiye kugira gute kuyiteza. Inzu yenge nene igezeho rero yinyeretse nk'ababeshye, yari ifite nka valeri yashyira ku isoko, nteri kura miliyoni 50. Byibura bamuhari ikidi yashyira ku isoko. Bigeze mu gihe cya Covid, ngo muri 2021 atangira kwishakira umukiriya ngo yigure. Wageze akamubwira ati rero inzu yawe rwose ni nziza ndabibona, ariko ntakubeshye kuri konti mfite miliyoni 12. Urimo murabyumva? Inzu ya miliyoni 50 ntatinye kukubwira miliyoni 12. Yabimubwira ngo akicara asakarira ati Mana yanjye rwose bimeze bite. Banki ubwo nayo itangira kumwereka ko ishaka kwigurisha byibura miliyoni 17. Murumva agaciro kadahuye n'amafaranga bagize gute bamuhaye. Umugabo arasara. Bisoza
uko yabimbwiraga ayigurisha miliyoni 15. none afata n'utundi tuntu twose yari atunze agira gute, aragurisha. Mana yanjye, iyo ngezanga numva mbabaye cyane. Birangiye yambwiraga ko yishyuye hafi miliyoni 60. Arambwira ati pasiteri, nkubwiye icyo ngo wumve ko nahindutse mu izina rya Yesu. Yanyorezaga dufoto kuri WhatsApp tugaragaza ko yagarukiye Imana. Uyu munsi n'uyu munsi kuri Sabato yabwirije aho bari ngo ku itorero ryaho ngo ubu ni usigaye ari umubwiriza. Namwe rero nta kindi buriya muvandimwe nanjye kumuvuga mu izina mwari kumumenya. Nta kindi Imana yagushakiraga, yagira ngo igufatire muri ibyo bibazo byawe igarukire mu izina rya Yesu. Ndamwini rero nimuganyishwa n'ibyejo iherere nande na Yesu. Urumva ibyo yaruhiye byose byageze gute, byaragiye, ariko Imana izamufasha. Igihe cyose twihaye Imana tukaganyishwa n'ibyejo, nimureke twihererane Yesu. Namwe nta gushidikanya, nanjye nta gushidikanya, hari ibintu bitubabaje bigendanye n'ejo hazaza. Twibaza ubuzima bwacu, ariko ubuzima bwacu bifitwe nande na Yesu. Mbese ujye ugira ubwoba bwo gupfa, bibwire nde? Yesu. Bibwire Yesu. Mbese urashaka kw'ingoma ya mbese urashaka ingoma ya Kristo? Mwene magambo, turashaka ko ubwami bw'Imana buza. Mu isengesho Yesu yigisha abigishwa yarabwira ngo musabe ngo ubwami bwanjye bugire gute, buze. Niba dushaka ko ubwami bw'Imana buza, Yesu arahari kandi azadufasha mu izina rya Yesu. Matayo 11:28 havuga ngo iki? Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndagira gute, ndabaruhura. Mwemere ko abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noreje mu mutima, namwe muzabona urukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utagize gute, utaremereye. Abarushye n'abaremerewe ni bandi? Matayo 18 habivuze, maze kwisoma rirasoma sindisubiramo. Ariko aya magambo y'ihumure Yesu yabwiye imbaga y'abantu bari bamukurikiye, kandi yifuzaga ko buri wese mu baremwe yiyumvamo ko ari we w'imbere ukwiriye urukundo, ibame no kugirirwa neza n'iby'Imana. Nuko ngo bari abantu bose bamukurikiraga harimo abigishwa be. Muzi ko arafite itsinda ry'abagore n'abagabo n'abandi bibiri tavuga bahoraga bamukurikira. Abo bose n'abandi bose bumvaga inyigisho ye. Yesu yarababwiye ati rwose bantu banjye nimuhumure, mwese abiyumvamo ko bashaka agakiza, bashaka urukundo, bashaka ibambe n'imbabazi, ndabibaha mu izina ryanjye. Niko guhamagarira abarushye, abananiwe, abaremerewe n'imitwaro ngo baza aho bari abahuruhukira. Ubishaka wese rero abasha kuza aho Yesu ari, kandi akakiranwa ubwuzu n'urugwiro rw'umubyeyi ukunda abana be bose. Ibyo kandi Yesu yabishimangiye abivuga muri Yohana 6:37. Yavuze ngo iki? Muri Yohana 6:37, hindura slide. Yarabwiye ati uwo data yampaye wese aza aho andi. Uwo data wese yampaye aza hehe? Bavandimwe reka mbabwize ukuri. Rero turavuga ngo igihe cyose uzuma umutima wawe ukabakabwa n'urukundo rw'Imana ukumva wifuza kumushaka, nkuko mwabigambiriye mukamwemeje kuzanga, Yesu aravuga ngo uza hondi sinzagira gute, sinzamwirukana nawe, izina ry'Imana rihimbazwe. Twaje kuri Yesu, twaje kuri papa wacu, twaje ku mubyeyi wacu mukuru, ntashobora kutwirukana na hato. Ndetse atanga isezerano akavuga ngo Yesu Kristo agaragaza yuko ubwe ndetse agaragaza ko ubwo ari nabwo bushake bw'Imana data twese. Nukuvuga ngo iyo dusanze Imana, iyo twihaye Imana, nibwo ubwo bushake bwabaye muri twebwe tubashijwe no Mwuka Wera. Yesu Kristo yavuze ati uzaho ndi sinzamwirukana nato. Ubwo bushake n'Imana ni ubwayo. Niwo mu bumana bukorera hamwe kugira ngo budukize. Uyu munsi rero urakirwa na Mwuka Wera, nanjye ndarakirwa na Mwuka Wera, kwemera ubushake bw'Imana, twakira Yesu ngo turuhure mu izina rya Yesu. Kandi wabishaka utabishaka dukeneye kugira gute, kuruhuka. Yesu yarebanaga amaso y'ibambe, hindura. Yesu yarebanaga amaso y'ibambe n'imbabazi abari mu kangaratete, imitima iremerewe n'ababuze ibyiringiro, bacitse intege kandi batentebutse. Bageragezaga gushakira amahoro, bakagerageza gushakira ibyiringiro n'ihumure mu bibanezeza byo mu isi, nyamara ntibari barayabonye. Abararikira kuza muri we ngo abaruhure. Yesu Kristo yifuza kuturuhura ibituremereye nk'uko yabikoreye bari bigishwa be. Bashakiraga amahoro adashobora kubonekera. Nk'uko rero Yerusalemu umurwa w'amahoro wari waruze amahoro, nyamara
icyawuheshaga amahoro cyari muri Yesu. Mwibuke ko abibabwira muri Luka 19:42 akavuga ati iyo wari uzi icyaguhesha amahoro atari ku uyu munsi bishwa amaso yawe kuko ntiwamenye igihe wagenderewemo. Yesu yari yaraje mube ariko abe ntibagira gute, ntibamwakira. Rero bavandimwe, Yesu ni umwami w'amahoro kandi yari muri bo, ariko abuwo murwa ntibigeze bamumenya. Natwe rero niko abenshi muri twe twibwira ko dufite amahoro kandi nta mahoro y'abanyabyaha. Tugerageza gushakira amahoro mu binezeza by'isi n'ibyaha, nyamara ntayo. Nkuko mwabibonye, ntago iby'isi bitanga amahoro. Icyaduhesha amahoro gihishwa amaso yacu, ariko ijwi rya Yesu ryumvikaniye mu misozi n'ibibaya byo muri Palestina. Uyu munsi ryumvikanira muri urusengero rwa Bibare ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndigera gute, ndabaruhura. Bavandimwe, nongere mbabwire, Yesu arahari ngo aturuhure. Kandi bituruje ni byinshi cyane muri ubu buzima, buri wese arabizi ibimuhangayikishije. Ni neza nyinshi yabwiraga abananiwe, abarushye n'abaremerewe n'abafite imvune mu mitima yabo ati mwemere kuba abagaragu banjye cyangwa se mwemere kuba abigishwa banjye, kandi munyigireho ko ndi umugwa neza kandi noroheje mu mitima, namwe muzabona urukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruje n'umutwaro utagize gute, utaremereye. Umutwaro uvugwa aha ngaha ni mutwaro ki? Ngira ngo turatuntu n'umuntu uratubona, murimo muratubona, turanitwa bitwa umutwaro. Iri jambo umutwaro mu Gifaransa nibyo bita jug, mu Cyongereza nibyo bita yoke. Ni igikoresho cyifashishwa mu gufatanya amatungo akoreshwa imirimo inyuranye y'ubuhinzi n'ubwikorezi cyangwa y'intambara. Kiriya gikoresho rero bikoreshwa mu byanditswe byera. Rya jambo jug cyangwa yoke mu Cyongereza bikoreshwa mu byanditswe byera havuga uburetwa, imirimo y'agahato, ubucakara, kugirirwa ingaruzwa muheto. Mu yandi magambo, nguko inyoko muntu tubayeho twese, twabyana tutabyemera, dufite kiriya kintu kimeze nk'urumambo ku majosi. Ndaza kubereka amafoto mu kanya. Ni ukuvuga ngo turi mu buretwa, turi mu nkorera gahato, mu mirimo y'agahato, turi mu bucakara, cyangwa turimo kubingaruzwa muheto z'umwanzi Satani. Niyo mpamvu Yesu avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe. Hindura slide. Iryo jambo rigaragaza ukoreshwa ibikubangamiye kandi utabanje kubyemera ngo bigishwe mu inama, cyangwa se kuri kugira kuko ubona ingaruka zo kubyanga zaba mbi kurusha kubikora. Hari inshuti yanjye iri muri Senegal yambwiye ko yageze ahantu ku nzira, cyangwa se ahantu bubatse Senegal nk'igihugu, bubatse ngo ikintu cy'ikigo kinini cyane, cyangwa se ikintu cy'ikizu kinini cyane ku nyanja. Muzi ko Senegal ifite inyanja ya Mediterane ikoraho. Iyo nyanja ya Mediterane niyo yavagamo abacakara bose baturukaga muri Afurika bakanyura aho hantu. Nibagiye izina ry'aho hantu. Abantu rero ngo iyo uhageze uhasanga ibisigazwa n'ibintu bimeze nk'iby'amateka bagiye bagaragaza by'ukuntu abacakara bamwe bajyaga bagera aho hantu, babaga barabaziritse, abapfuye rimwe na rimwe bakabata mu nyanja, abagize ibyago bakabageza aho ngaho muri Senegal, barangiza bakabahamba mu butayu aho ngaho, cyangwa bakabashyira muri icyo kizu bakazaribwa n'inkongoro. Rero ngo uwo mugabo yarambwiraga ati iyo ugeze aho hantu ukareba ubwo bucakara abazungu bari barashyizemo abirabura, nibwo uvuga ko isi ari ingome. Kuvuga uti ni gute umuntu ashobora guhindura undi mucakara akaba yamwica igihe ashakiye cyose. Rero nguko natwe tubaho imbere ya Satani. Ingaruka zose dufite zigendanye n'ubucakara, natwe ubwacu dushobora kuzishyiramo cyangwa tukazishyirwamo na Satani tutabizi. Nimurebe ziranka rero, ziranka nkuko muzibona bazihambiranya ari ebyiri, barangiza bakazishyiraho iki kintu nise ngo ni jig cyangwa n'uriya mutwaro. Nubwo ngo ziriya nka kiriya kintu cy'ikinyuru mubona ku ruhande nicyo bashyiraho ibyuma zigenda zikuruza kugira ngo zihinge cyangwa zikore indi mirimo bashaka, ariko bakaba bazikoresha imirimo y'agahato. Kiriya kintu rero kiri ku majosi ya ziriya nka, natwe mu buryo bwa mwuka nicyo Satani adushyiraho, akadukoresha uko agize gute, uko ashaka. Izi nka ziraza gukora imirimo yazo, dore hariya ziba ziri nko mu kiraro ahantu bagiye kuziha ibyo kurya, ariko baziteguye gukora akazi karenze ibyo bari buzihe. Ahandi murazibona ziriya nka zabaga ari iz'abakoloni, babaga bahingisha nyine bazikoresha uburetwa, ariko banakoresha n'abirabura babaga barafashe. Murabona ko ari abazungu barimo bakoresha izo nka, ariko imirimo zakoraga neza neza ngo ni nayo bakoreshaga abirabura babaga baragiye mu bucakara, cyane cyane muri leta ya Leta z'Ubumwe za Amerika, hariya muri leta y'Amajyaruguru ndetse no muri za Brazil.
ngira ngo murabona slide ikurikiraho neza neza, murabona uriya mucakara wo mu kinyejana cya 16. murabona ko uko inka iteye nawe niko agize gute. noneho n'ubugome bwari bukamije, bafataga amazuru ye bakayacengezamo imigozi, ngira ngo murimo murayirebera leta. noneho uko adakora ya mirimo bagakura ya migozi amazuru akamurya, uko murya akarushaho gukora ya mirimo y'iki y'agahato. mu buryo bumwe cyangwa ubundi Satani natwe tuziritse iriya migozi ku mazuru, atujyana adukoresha ibyo tutagira gute tudashaka. murabona ko dukwiye gusaba Imana ikaturuhura. dukeneye Yesu ngo agire gute aturuhure. rero uyu munsi aya magambo agenewe umwana w'umuntu wese, twese twaba tubizi cyangwa tutabizi, twaba tubihaye agaciro cyangwa tutabyitayeho, turananiwe. tugize gute? turananiwe, tunanijwe n'isi. ndababwira ukuri, abenshi twateraniye ahangaha twaje mu bibazo. twaje mu ki? twaje mu bibazo byacu. buriya mu kanya Felix araza gutanga umwanya n'indabyizeye, uvuga uti buri wese najya ukwe, ariko ibibazo turatura Imana nibigendanye nuko tunaniwe. buri wese ananijwe wenda na credit ya banke imuzengereje yamufatiye ku ijosi, undananijwe n'urushako, undananijwe n'ibibazo byo muri ubuzima by'abana, ariko buri wese muri twe arananiwe. twabyemera tutabyemera, twese turananiwe, turarushye. rero niyo mpamvu Yesu yifuza kudukuraho uwo mutwaro tudashobora kwikuraho, keretse Kristo wenyine niwe wabasha kuturuhura. kandi uwo mutwaro Yesu ashaka kudukuraho n'icyaha twakojwe na Satani. habaye hatabonetse ubutabazi bwihuse, imitwaro yacu yaturimbura burundu. ariko Imana ishimwe, kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha ku bwanjye, Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu. ahandi Paulo aravuga ngo kuko uwo turwana nawe, uwo dukirana nawe ntafite inyama n'amaraso, ariko mu izina rya Yesu turamutsinda. tumutsindisha Yesu Kristo. yabivuze mu rwa 2 Korinto igice cya 2 ku murongo wa 16. iryo somo narikunda, reka turisome. rwa 2 Korinto igice cya 2. Mumundire turisome iri somo. rwa 2 Korinto. isomo rinarikunda cyane. 14. ariko Imana ishimwe, kuko yari turangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo no gukwiza hose impumuro nziza yo kuyimenya. kuko turi impumuro nziza ya Kristo ku Mana hagati y'abakira n'abarimbuka. 16. kuri bamwe turi impumuro y'urupfu izana urupfu, ariko ku bandi turi impumuro y'ubugingo izana ubugingo. kandi ibyo ninde bikwiriye? nitwe, kuko tutameze nk'abenshi bagoreka ijambo ry'Imana, ahubwo tumeze nk'abatariganya batumwe n'Imana bakavuga ibya Kristo imbere yayo. iri somo ndarikunda cyane. Imana ishimwe, kuko ihora iturangaje imbere ikaduha kuneshereza muri Kristo Yesu. iri somo barivugaho, barisobanura abantu bazi ibya Bibiliya, abantu baba bazi gusobanura aho isomo ryaturutse bahereye kuri ururimi rw'Ikigiriki. bavuga ko Paulo ahangaha avuga ngo Imana ishimwe kuko ituneshereza muri Kristo Yesu. bagaragazaga ingabo z'Abaromani igihe zabaga zagiye ku rugamba. general uyoboye igitero iyo yamaraga gutsinda urugamba yahitaga afata imbohe akazishyira imbere ye, zikagenda izo ngo zitera indabyo, n'abasirikare bavuza imyato bavuga ati general Rugambwa Innocent aratsinze mu izina ry'umwami w'abami w'Abaroma. none ngo uko bagenda babivuga berekeje Roma, uwo musirikare nawe w'intwari watsinze urugamba ngo akagenda byirata. Paulo rero yafashe icyo cyitegererezo cy'abasirikare babaga bakomeye mu gihe cy'Abaroma, nawe abishyira mu gihe cyacu igihe dutsinze Satani. natwe iyo Kristo adutsindishirije, niho yavuze ati Imana ishimwe kuko yari turangaje imbere ikaduha kuneshereza. hepfo muraza kubibona, ikaduha kuneshereza cyangwa itujyana iteka nk'abafashwe mpiri. mu yandi magambo, natwe tujyana iteka nk'abo bantu bafashwe mpiri barimo bagenda bafata za ndabyo bazitera bazizunguriza umusirikare utsinze urugamba ubatsinze nyine ubajyanye mu buretwa. Imana ishimwe ko itujyana mu buretwa bwiza. izina ry'Imana rihimbazwe. erega mwibuke insanganyamatsiko ivuga ngo mwese abarushye n'abagize n'abaremere nimuze musange ngire gute. mu yandi magambo, Imana ibadufashe matekwe ibitujyanye natwe idutsindishirije mu izina rya Yesu. Imana ishimwe rero kubwira isomo iba iduhaye. rero utigeze kumenya icyaha
Imana yamuhaye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Kristo yagiye mu cyimbo cyacu, yatwaye imitwaro yacu dukura ku ntugu zashenguwemo n'ubumere bwayo. Arifuza kuturuhura kandi akikorera imitwaro yose yiduhangayikisha, ibitubabaza, aduhoza ku mutima, aratwiringira kandi yiteguye kudutura ibiruhije byose. Ninde urebwa n'ubutumire Kristo atanga rero? Ni naho ngeze. Ninde urebwa na buriya butumire? Cyambere nabuze hariya ni abananiwe n'abaremerewe n'abashariwe n'ubucakara barambiwe ububata bw'icyaha na Satani. Reka dusome ari amasomo tujya kugana ku musozo. Abaroma 6:12. Abaroma 6:12. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 12. Aba ni abakeneye Yesu Kristo. Abaroma 6 umurongo wa 12. Havuga ngo iki? Aravuga ngo none nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka, izina ry'Imana rihimbazwe. Pawulo arimo arakoresha ikintu gikomeye cyane ngo kandi nimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abagize gute? Nk'abazutse. Ngaho ibaze Imana igize gutya wapfuye ukabonera kuzuka, kavuga iti mwana wanjye ntuzongere gusubira inyuma. Ntabwo wasubira inyuma kubera ko wabuzutse nyine. Natwe rero nguko uko tugomba kumera nk'abazutse, kandi ingingo zacu tukaziha Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Icyo ni Imana idushakire. Murongo wa ukurikiraho wa 14 uvuga ngo iki? Uravuga ngo ibyaha ntibikabategeke ko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Ntimuzi yuko mwihaye kuba imbata zo kumwumvira, muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo bivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo bigatuma muba abagome, ariko nanone rero muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni, ubu amaherezo yabyo akaba urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuye ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Izina ry'Imana rihimbazwe. Iriya somo Pawulo iyo barisobanura bavuga yuko Pawulo agaragaza abantu bapfuye bakaba bazutse, noneho akabereka ko nibongera gusubira inyuma bagasubira muri bya bintu bavuyemo, bazahura n'akaga karushijeho kuba kabi. Muzasanga abantu bose Yesu yagiye akiza ibyaha, yarabwira ati nyamuneka muvandimwe ndagukije, ariko genda ntuzongere kugira gute gukora icyaha. Ariko ndashimira Yesu. Yesu yabibwiye Mariya amaze kumukiza amabuye bari bagiye kumutera. Mariya mu bunyantege nke ngo yangeso yongeye kumutsinda inshuro 7. Nibyo nababwiraga, ariko Yesu ntigeze amwanga ngo amutererane. Yakomeje kumukunda kugeza igihe Satani atsinzwe mu izina rya Yesu. Natwe niyo twasubira inyuma, Yesu aracyahari. Yesu ashaka ko tumwereka intege nke zacu. Niyo twasubiye inyuma, Satani ntakakwereke ko byarangiye, ahubwo Yesu aracyari agutegeye amaboko, antegeye amaboko mu izina rya Yesu. Irindi somo nagomba gusoma ni mu Baroma 7 n'ubundi biba bikivuga ikintu kimwe kigeranye no kwiha Imana no Bagalatiya. Buri wese rero ufite umutwaro umuhindura igikoresho cya Satani, Yesu aramurarika ngo amuruhure. Kute nturemereye. Mu yandi magambo gukurikira Yesu, reka mabwira amagambo nasonye mu ntambara ikomeye numva arantangaje cyane. Ngo igihe Kristo azabagarutse, ngo umunyabyaha azabona ko nta kimana itakoze ngo akire, ngo ariko kaba yirimbuje. Umunyabyaha ubwo azazamura amaboko ngo Mana ndagushimira ko ntacyo utakoze. Ariko ikibazo bizavuga ku munota wa kangahe wanyu. Rero Yesu aravuze ngo muzirikane ko umutwaro wanjye utagize gute utaremereye. Cya kabiri kumwigiraho, yaravuze ati munyigireho kuko ndiki ndi umugwa neza kandi noreje mu mutima.
namwe muzabona uburuhukiro he mu mitima yanyu. Niyo ngo ibintu bibiri byo kwemera kurarika kwa Yesu nicyo bivuze. Ingaruka rero zibiziye ni ukubona uruhukiro mu mitima yacu. Bavandimwe, niba ari ikintu kiza mu buzima nashimye ni ukutagira ikigushinja ku mutima wawe. Paul yigeze kuvuga abwira abakorinto rero, muzi neza ko ndi imbere yanyu nta kintu ufite kinshinja ku Mana, kandi n'imbere yanyu nta kinshinja. Ngaye mahoro yo mu mutima dukwiye kugira. Nkuko mbibwiye Ruwiza, nkabwe ni nge ndumva nemye igikondo, navuye nta kibazo dufitanye nawe. Urumva Ruwi, ndumva nemye mu izina rya Yesu, kandi nawe uremye ko nta kibazo dufitanye. Sibyo? Ngaye mahoro abantu bakwiye kugira. Ukagira amahoro uwumva niyo wagwa niyo uguye no mu byaha, Yesu yiteguye kukubabarira. Kuko mwibuka ko Yohana mu rwambere rwa cya kabiri cya gatatu ku murongo wa 2 avuga ati muri abana b'Imana, ariko ko muri amere ni kuragira gute ni kurereka. Mwene mugabo, ntago Imana itubona nk'abanyabyaha, ahubwo iyo twiyanye ibyaha byacu tubivanye ku mutima, Imana iradutsindishiriza ikaduha isezerano ivuga ngo muri abana b'Imana ni muhumure. Mwebwe mushaka ko mukibonamo ubunyacyaha, mushaka ko mwibonamo gutekereza, ariko muhumure, uko muzamera ni kurerekana. Yesu niyerekanwa muzagira gute, muzasa nawe. Imana ishimwe cyane. Motivation rero ibyo dukuramo cy'imbaraga ni ikihe? Nuko kumukorera bitaruhije. Abagalatiya 2:20 Paulo ati nge ngize gute, nabambanwe na Kristo. Ubwo rero mumbona Paulo mushaka kwibwira ko nge hari icyo ndicyo, oya, nabambanywe na Kristo. Nubwo mubona ndiho, burya sinjuriho, ariko ni Kristo uri hehe, uri muri nge. Nguko gutsindishirizwa bavandimwe. Bya bindi abantu bagenda bagapfukama ngo Mana ngo nyereke ibyaha byanjye ngo nge, oya, muri Yesu Kristo, Yesu yarakubabariye, kandi muri Yesu Kristo ufite ubugingo bugize gute, buhora. Ikindi dukuramo ni umutwaro we utaremereye atubwira. Kwemera ko bagaraguwe rero no kwemera umutwaro bisobanuye iki? Nyuma yo kudukuraho umutwaro twashyizweho na Satani, Yesu adusaba kwemera umutwaro we no kuba abafatanya ibikorwa, bityo umutwaro we udufatanya nawe nk'umurunga w'urukundo n'ineza, kandi amaherezo tukazagerana nawe mu bwami bw'Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Tumwigiraho iki rero? Kwemera ko atubera umwigisha. Atwigisha iki? Atwigisha imico ye y'uburyo bubiri: kuba umugwaneza no kuba tworeje mu mitima yacu. Buryo ubukristo burangwa no kwiyemera. Ubukristo butajya bugonda ijosi ngo bwemera kugirwa inama, ubwo bukristo burapfuye. Icyambere Kristo aduha ni uko bagwa neza mu mitima yacu. Mu by'ukuri tuba tukigundagurana na kamere zo kuvuga nabi, tukigundagurana na kamere zo gusubiza nabi no kwibwira kubi, ariko ni muhumure, Yesu yarayinesheje, kandi kunesha kwe ni ukwacu. Yesu rero aduha ubugwaneza kandi aduha koroshya mu mutima. Atwigisha ijambo rye, akatubashisha kuryumvira, akadusobanurira umwenda w'urukundo tumurimo n'inshingano zijyana nawe. Inshingano zijyana nawe ni zese, nuko nyine kumukorera kutaruje n'umutwaro we utaremereye. Mwene magambo, inshingano aduha nta yindi, nuko ngo bana banjye ni muhumure mugere ikirenge mu cyanjye. Noneho natwe tugasigara tuvuga nka Paulo tuti rero bavandimwe rero ntimukajye mutureba, icyo dukora ni kimwe gusa, nuko tugera ikirenge mu cyande, mu cya Kristo. Bityo rero namwe nimugera ikirenge mu cyacu. Ngiki cyo Yesu adushakira. Kona urukira mu mitima yacu nere amahoro Yesu avuga muri Yohana 12:27. Yesu aravuga ati mbasigiye iki? Basigiye amahoro. Amahoro yanjye ngize gute? Ndayabahaye. Ati icyakora simba nkuko abisi bagira gute, batanga. Ati icyanyu ubwebwe, mitima yanyu ntihagarare kandi ntigire gute, ntitinye. Murumva amahoro Yesu atanga? Ibyaha byawe byose Yesu arabikubabarira. Uyu munsi, uyu mugoroba uve muri urusengero uzi ko niba hari ibyaha ufite byuzuye umutima wawe, swagarikiye cy'umutima, bibwire nde? Yesu. Yesu arakubabarira. Nibindi byose biguhangayikishije, uwo mwenda wa bank Yesu abasha kuwukuraho mu izina rya Yesu. Mwibuke ko ari amafuti dukora y'igihe tutazi, tugakora ibintu tutazi, rimwe na tukabona twabiguyemo. Ibyo rero Yesu Kristo tumusanze twizeye, niby'ukuri ko wenda hari ingaruka runaka zizatugeraho, ariko ntago aduciraho iteka. Ko rimwe na rimwe abona ko hari ibyo twaguyemo tutabishakaga, cyangwa se tukabigwamo tutanabitekerezaga. Rero imitima yacu ntihagarare kandi ntigire gute, ntitinye. Abagalatiya 2 byasomo narisomye, ariko kumukora ntibiruhije. Abagalatiya 2 nabambanywe na Kristo, ndiyo sinjuri ahubwo ni Kristo uri hehe, uri muri. Mwene magambo, kumukora ntibiruhije kuko Yesu ibyo ashaka kunkoresha njyewe se mvuge ngo ki, ntange rugero ki kanya ngo inungu utange urugero
ngwino nawe muhungu wa Kanyaho.